Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Josse guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ishobora byose, Imana yo kwirezerwa, Imana ya data rero nashimwe. Nari ngaruye ijambo ry'Imana, inkuru nziza narije kugira ngo nkubwire iki Imana igushakaho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ari mu gitabo cy'abami ba kabiri. Turahera mu bice byaho 4. Turahera ku murongo waho wa mbere twumve iki Imana ishaka kuvugana natwe. Ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase, tumuguhaye ikaze. Murakoze. Mutwa amagambo aravuga ati Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Murongo wa mbere. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati. Asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanje yarapfuye. Umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. Kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. Kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje. None umuntu umwishyuza araje. Arashaka kujyana abana be bombi ngo abagire imbata ze. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati. Elisa aramubaza ati, ese nkugirire nte? None se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite umuhira. Mbwira niba hari icyo ufite mu muhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo afite. Umuja wawe ntacyo mfite imuhira. Ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'amavuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa. Mu baturanyi bawe bose. Ariko ntutire bikeya. Maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Watiye. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Buri kimwe cyose uko cyuzuye ujye ukibika. Nuko amusigaho. Yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu agenda asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura. Abwira umuhungu we ati. Unzanire n'ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati. Nta kindi kintu gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Arahagarara. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira. Nawe ati genda ugurisha ayo mavuta. Wishyure umwenda wawe. Asigara agutungane n'abana bawe bombi. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo ijambo nakuzaniye Imana yanshyize ku mutima riravuga kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Imana itugirire neza. Kuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Kuko iki gihe nicyo cyawe, icy'ejo ntabwo ari icyawe.
ariko igihe cyawe ukaba umuntu w'umumaro, umuntu ufite umumaro, umuntu ufite umumaro, umuntu ufite umumaro. Nakunze kubibwira abantu bamwe birababaza, ariko ejo bundi muri kovide mwagiye mubona ikiza, abantu babaye mu rugo yasa nk'igabanutse, abantu bakajya mu kazi, hakagira n'abakorera mu rugo, ariko hakagira n'abandi bajya mu kazi, ariko n'abakoraga mu rugo hari abakozi bagiye bagabanywa, barabagabanya. Bamwe niba wari utunze abakozi 20 ugasigarana abantu 10, ariko warebagamwe abantu bafite umumaro, babandi bakoraga, babandi bari bafite imbaraga, babandi bari bazi icyo gukora, babandi bari bazi icyo yabazanye mu kazi. Burya hari ukuntu umukoresha ashobora kukureka ariko abizi ko ukorera ijisho, igihe ijisho ritakuriho ukikorera ibyo ushatse, ukadomoka, ukagenda, ugakora amasaha make kurusha ayo bari gukora. Rero burya umukoresha ntukabonere rimwe na rimwe atakuvugisha, hari igihe akureka akavuga ati reka mbe murwarijeho. Ariko narije kukubwira ngo kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, niba ukorera umuntu ukamukorera ukuboko kwiza kw'Imana ku buryo kukubaho akazagukenera n'ikindi gihe. Niba uri mu kazi ukagakora ku buryo kaguka ukareba, n'ukora akavuga ati uyu ni umukozi Imana yampaye. Aho uhagaze hose Bibiliya ivuga ngo ibyo muzakora byose nimubikorana umwete bizababera byiza. Uvuga ngo umurimo dukora tuba tugomba kuwukorana umwete. Rero narije kukubwira ngo ube umunyamumaro mu gihe cyawe. Niba usengana umwete, niba utangana umwete, ibyo ukora byose ubikorana umwete kandi ube umumaro mu gihe cyawe. Iki gihe ni icyawe, ntabwo ari icya Elisa. Iki gihe ni icyawe. Niba ukorera Imana ukora n'imbaraga, niba uri mu korari uririmbe bataguhase, batagusuye ngo bagusunike, ibyo ukora byose, niba uri umuvugabutumwa uvuge neza Imana ku buryo abantu bayikunda, usengere abantu b'Imana ku buryo abantu b'Imana bumva uburyohe bwo gusenga, ugira ishyaka n'umwete byo gukorera Imana. Rero Bibiliya itubwiye ku umugore ngo yari afite umugabo aza gupfa, ariko apfa ari mu umwenda, ari mu ideni, cyari ikibazo gikomeye. Ndetse hanyuma ngo umugabo apfuye, umugore yigira inama, avuga ati umugabo wanjye yubahaga Imana, ni gute byagenda bityo? Kubera ko Bibiliya ivuga yuko ngo umugabo yapfanye umwenda, noneho umwishyuza asanga yarapfuye, aravuga ngo ndajyana abana bawe bombi babe abacakara, babe imbata, bazishyura ideni rya se, bazankorere kugeza igihe ideni rizarangirira. Byari bibabaje uyu mugore, ariko aravuga ngo reka ngende njye kubwira databuja, njye kubwira umukoresha we. Ikintu rero gikomeye, yaraje aramubwira ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, ariko apfana umwenda. Imana itugire neza, ngo apfana umwenda, ngo none umwishyuza ngo araje, ngo arashaka ngo kandi ngo uzi ko yubahaga Imana, uzi ko yubahaga Imana. Urabizi dukwiriye gukorera Imana ku buryo ibyo bintu Imana izabizirikana. Ukwiriye kubana n'Imana ku buryo nuhura n'ikibazo habaho ingingo izakurengera, wahura n'ikigeragezo hakabaho ingingo ikurengera, wahura n'ikibazo hakabaho ingingo ikurengera. Imana itugirire neza. Yewe natangariye uyu mugore yaraje aravuga ngo kandi uzi ko yubahaga Imana. Ntabwo yari umuhanuzi gusa, ntabwo yari umuvugabutumwa gusa, ntabwo yari umukristo gusa, ahubwo yanubahaga Imana. Urabizi ko yubahaga n'Imana. None umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye ngo abagire iminyago, abagire ingwate, kandi uzi ko yubahaga Imana. Muntu w'Imana, reka tube abantu bubaha Imana. Ibyo byakurengera, ibyo byakugirira umumaro.
hanyuma rero narije kuvuga ngo ugire umumaro mu gihe cyawe. Elisa ngo aravuga ngo none se nkugirire nte? Ufite iki se ubundi? Ufite iki? Imana yigeze kubaza Mose igihe bari bageze ku nyanja itukura ngo babona bageze mu kibazo. Babona bageze mu kibazo ku buryo batari bukikuremo. Ngo aramubaza ngo Mose ufite iki? Abisirayeli batangiye kuvuga bati waratuzanye udukura muri Egiputa, ese ntamva zabagayo yutureka? Ntamva zabagayo? Ndakubwiza ukuri, nutabana n'Imana uzahura n'ikibazo, uzahura n'ibigerageza, uzabura icyo usubiza abantu, uzabura uko wikura mu kibazo. Mose yakuye abantu muri Egiputa bakiza amaboko ya Farawo, kandi Imana yabakujeho imbaraga zayo. Barabibonaga, babonaga ko Imana ari ibahagurukije. Uburyo yakoresheje imbaraga zayo igateza umurimbuzi. Yari yabanje guteza umwijima muri Egiputa, iteza ibibugu, iteza inda, iteza ibikeri, amaraso, amazi yose akaba ya Egiputa, akaba inyanja zaho zikaba mapisina, bikaba amaraso. Ngo ibyo Farawo yari inangiye. Ariko Imana iza gukora ikintu kimwe, iravuga ngo mureke Farawo, ntabwo nzahangana nawe kugeza iteka ryose. Ngo iza gukora igitangaza, ngo hazamwe urupfu. Burya urupfu nirwo rwemeza abantu. Twese turarutinya, iyo rwinjiye turapfukama. Rero ngo urupfu ruje, Farawo nibwo yemeye kurekura Abisirayeli. Baragenda bakurwayo n'amaboko y'Imana. Ariko mwibuke neza bageze imbere y'inyanja ngo baratatse babwira Mose ati ntamva zabaga muri Egiputa, iyo tureka tukaguma muri Egiputa bakazadushyingura bakaduhambayo, biruta ko twagwa ku gasozi. Bivuga ngo ntabwo bari bizeye ibyo Mose yababwiye ko ari iby'ukuri. Kwizera ko abantu kujya kuba guki, cyane cyane iyo bageze mu kibazo by'Imana bakizemo byose biribagirana, ibyo bakoreye imbere biribagirana. Kenshi iyo tugeze mu kibazo niyo twaba twarabonye neza y'Imana. Imana iguha umwana ugeze mu myaka 5, 10, 20 yarwara ukumva nta mbaraga zamukiza, ukibagirwa yamuguhaye, abaganga barakubwira ngo ntibizashoboka, ibyo bikakuvamo. Ikaguha akazi ugakora, ukagura amazu, ukagura amamodoka, ukagubwa neza, ukigisha abana amashuri meza, ariko washomera gato umwaka umwe ugahita wumva ko Imana nta kintu ishoboye. Nuko duteye, nuko kamere yacu imeze. Ariko twari tukwiriye kumenya Imana kugeza ku rwego tuyiringira n'ibyacu byose. Uyu mugore rero ngo arahaguruka, Mose ngo ageze imbere y'inyanja, Abanyegiputa Abisirayeli batangiye kuvuza induru. Ngo Imana yaramubajije ngo ufite iki? Niki gitumye utaka Mose? Niki gitumye muntakira? Ntabwo mubona ko nabakuye muri Egiputa? Ntabwo mubona ko nabakirije amaboko ya Farawo? Iyi nyanja niri bunanire? Imana ngucamo inzira. Imana ica inzira mu nyanja. Imana ikora ikintu cy'igitangaza, inyanja icikamo kabiri. Ariko yababwiye ngo muratatswa n'iki? Kwira Abisirayeli bakomeze. Niki gitumye muntakira? Akomeza ngo ufite iki? Hati ufite inkoni ngo irambure. Biragusaba kugira agakiza. Biragusaba kugira kubaha Imana muri wowe. Biragusaba kubana n'Imana ku buryo Imana ikureba ikakubonamo agakiza. Niba utibitsemo kubaha Imana ntabwo uzabishobora. Intwaro ya mbere inesha abadayimoni, inesha intambara, inesha abarozi. Intwaro ya mbere inesha, intwaro ya mbere yagukura mu kibazo urimo ni ukubaha Imana. Intwaro ya mbere yatuma uva mu kibazo, intwaro ya mbere yatuma unesha urugamba abanzi bawe baguhagurukiye, abarozi bagukubakuye, birirwa bakuroga ugahekenywa amaguru, ukumva amasereri, ukumva ubuzima buratakaye, wajya kwa muganga bakavuga bati ni negatifu, ukibaza icyo ukora ukakibura. Intwaro ya mbere ni ukwihata kubaha Imana no gukora ibitunganye. Kuko uyu mugore yarahagurutse avuga ati abana banjye bagiye kubagira ingwate, kandi se yarubahaga Imana. Imana itugire neza. Hanyuma nibuka igihe ngo babakobwa ba Serofadi nabo ngo bigeze bahaguruka, Abisirayeli bajyaga bapfa, igihe cyabo cyagera cyo gupfa cyagera, Abisirayeli bakagira bati bagapfa, ariko waba utarabyaye umuhungu ubwo ibyawe byose bakabigabana bene wanyu. Niyo waba warabyaye abakobwa bakabagabana, imiryango ikabagabana, umugore agataha iwabo, inzu bakazigurisha, imodoka zikagurishwa, amafaranga kuri konti bakayakurayo, banyogosenge bakayagabana, basa wanyu
kubera yuko iso asize nta muhungu yabyaye, byabaga ari ibintu bibabaje. Igihe cya Sarofati kigeze muri ubwo buzima, hanyuma ngo abana be bararakara bagira ifuye, bashaka kubakora nk'ibyo bakorera abandi. Ariko ndakubwiza ukuri, ni wubaha Imana, ibyo ibikorerwa abandi we ntibizagukorerwaho. Ni wubaha Imana, ibikorerwa abandi ntabwo bizagukorerwaho. Abakobwa bararakaye, barahaguruka bajya kubaza Mose bati, Mose, ese ubu tuzize ko data atabyaye abahungu? Uzi ko mu bantu bakuserereje bakakuzengereza bakagenda bananiza abantu babaca intege, Sarofati ntabwo yigeze abamo. Abantu bagomeye Imana ubutaka bukabamira, Sarofati ntabwo yigeze abamo. Igihe Kora na Biramu na Datani bose bagendaga bigomeka mu nzira babwira Abisirayeli ko nta Mana ihari, Mose adushuka. Igihe bajyaga kuzana amategeko y'Imana ku musozi wa Siyoni, hanyuma abandi bakigumura, data ntabwo yigeze abamo. Ahubwo we yakomeje guhamya Imana no kuyubaha. None kubera ko atabyaye abahungu, ibyo nibyo tuzize bagabana imitungo ya data. Ngo hanyuma ngo Mose akiri Uwiteka ikirego, hanyuma ngo Uwiteka aravuga ngo ubwo abakobwa ba Sarofati baburanye iby'ukuri, ntimuzabure kutabaha gakondo yabo. Urumva, baburanye iby'ukuri, ntimuzabure kutabaha gakondo yabo. Nyemerera uyu munsi wa none, nyemerera iki gitondo, nyemerera uyu munsi ubura n'iby'ukuri uhagarara n'Imana. Ikintu intwaro ya mbere ni ukuba umunyamumaro mu gihe cyawe. Intwaro ya mbere ni ukubaha Imana, ni ukubaha Imana ukayikomezaho, ni ukubaha Imana ugatsimbarara ku Mana. Wakena, warwara, wapfusha, ntihagire ikintu kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Wikomeze ku Mana, hari ingingo izakurengera. Ngo Sarofati apfa nta cyaha afite imbere y'Imana. Ngo Imana iravuga ngo ntimuzabure kutarenganura abakobwa ba Sarofati, nubwo nta tegeko ryari rihari ryo kurenganura abana b'abakobwa ryo kugira ngo batahane umunani. Ngo ariko guhera none ngo Abisirayeli bose ngo ntihagira upfa atarabyaye umuhungu, ngo mujye mureka abakobwa be bazungura. Kubera iki? Kubera ko Sarofati yubaha Imana. Itoze kubaha Imana, hari igihe uzayikenera. Itoze kubaha Imana, hari igihe uzakenera ubutabazi bwayo. Itoze kubaha Imana, hari igihe uzakenera kwikurenganura. Itoze kubaha Imana, hari igihe uzakenera kubonana nayo. Kandi Imana ibana n'abayubaha. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Umugore aravuga ngo uzi ko umugabo wanjye ari we mugaragu wawe, yubahaga Imana, none yapfuye afite umwenda, umwishyuza arashaka kunjyanira abana bombi. Cyari ikibazo. Ibaze kugira ngo upfushe umugabo n'abana bawe babajyane kugira ngo babe imbohe, babe ingwate, bajye bakora bishyura amadeni ya se, baca inshuro, bajye gukora imirimo y'ubucakara. Agahinda karamwica, yumva agize umubabaro. Imana itugire neza. Hanyuma dusomye ku murongo waho wa 8 muri icyo gice, umutwe w'ijambo aravuga ati iby'umugore w'Ishunemu. Iby'umugore w'Ishunemu, murongo wa 8. Bukeye Elisa arahaguruka. Ajya Ishunemu. Hariyo umugore w'umukire. Aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Wa mugore w'umukire ahata Elisa ngo ajye gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, Bukeye wa mugore w'umushunemukazi abwira umugabo we ati, mbonye yuko uyu mugabo uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza, n'intebe n'igitereko cy'itabaza, maze uko azajya aza kudusura aze acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba,
hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gihazi ati mpamagarira uwo mushunemukazi. wa mushunemukazi. Maze aramuhamagara. Maze kumuhamagara aramwitaba. Maze aramwitaba. Ahagarara imbere. Abwira umugaragu we ati mubwire uti dore ineza watugiriye yose. Mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami? Cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya. Nibera mu bacu. Imana itugirire neza. Ahangaha Bibiliya iratubwira ngo iby'umugore w'umushunemu. Uyu mugore w'umushunemu nawe nakubwiye ngo jya ugira umumaro mu gihe cyawe. Bibiliya ivuga ngo yari umugore w'umushunemukazi, ngo w'umukire, ngo yari akize, ngo afite amatungo, afite amafaranga, afite ibintu, afite imirima, afite indogobe, afite abagaragu, afite abaja. Yari umuntu afite amazu, afite amamodoka, afite ibintu. Mbese nta kintu. Iyo Bibiliya ivuze ngo ni umukire, ikintu Bibiliya ihamya kiba ari ukuri, ngo yari umukire. Ngo ariko ngo abona Elisa, ngo abona n'umuntu w'Imana, ngo aramuhata, aramwinginga ngo ngwino ufungure iwanjye, ngwino nkuzimanire, ngwino ngufungurire. Kubera ko Elisa yagendanaga na Gihazi ari umugaragu wa Elisa, ngo arabahata yinginga Elisa ati ngwino nkugaburire, ngwino ngufungurire. Kugira umumaro mu gihe cyawe, ngo ahata Elisa cyane, ngo Elisa aranga, ngo ariko kubera kumuhata ngo aremera ajya iwe. Ngo igihe cyose yazaga ngo yajyaga iwe gufungura. Hanyuma rero kubera gutindana nawe, ngo abona n'umuntu w'Imana, abona rimwe umwuka w'Imana. Nubona umuntu w'Imana ukabona umuntu harimo umwuka w'Imana, jya ushaka icyo ukora. Nubona umuntu hari umuntu w'Imana, nugera mu nzu y'Imana, nugera mu rusengero, jya ushaka icyo ukora, ntukicare. Jya ushaka icyo ukora. Nugera imbere y'umuntu w'Imana ukabona n'umuntu w'Imana, jya ushaka icyo ukora. Ngo aramuhata, aramwinginga ngo ngwino ufungure, ngo aramwinginga ngo kubera kumuhata birivuga ngo aramuhase, ngo Elisa aragenda na Gihazi ngo arabafungurira. Ngo igihe cyose bajyaga mu murimo w'Imana, ngo bajyaga kuri wa mushunemukazi w'umukire ngo bakajya gufungurayo. None wa mugore ngo abonye ari umuntu w'Imana, abonye babantu afungurira ari abantu b'Imana, ngo yinginga umugabo aravuga ati bari abantu ukora abantu b'Imana, twabubakiye akumba hejuru muri etaje, tukabashyiramo intebe, tukabashyiramo ameza n'igitereko cy'itabaza, uko bazajya baza bakarya bakoga bakaruhuka. Ngo barabikora. Elisa ngo agubwa neza, yaragendaga akajya mu murimo w'Imana, uko aje ngo agakora umurimo w'Imana, ko afite ahataha, afite igitereko cy'itabaza, afite ameza, afite intebe, afite aharuhukira, ngo hejuru, ngo aguwe neza. Ngo aravuga ngo abwira umugaragu we ngo uyu mugore twamukorera iki? Ngo abaza umugaragu amugisha inama. Ngo umugaragu avuga ati simbize, ati mumpamagarire. Ngo aravuga ngo wa mugore urashaka kumenyekana muri iki gihugu? Tuguha amavuta yo kumenyekana, tuguha amavuta yo kwaguka. Kuko hari umuntu aba anatunze ariko ntamenywe, yatunze pe. Hanyuma ngo urashaka kumenyekana ku mwami, umwami akumenye, wubaka izina, cyangwa se umukuru w'ingabo. Avuga ngo ya ndashaka kwigumira mu bacu, mu bashunemu b'iwacu. Ariko ngo Gihazi aravuga ngo ya ngo nta mwana w'umuhungu agira muri uru rugo. Bibiliya iravuga ngo aramuhamagara, aramubwira ngo muntu w'Imana, wa mugore we mumpamagarire. Dusomye ku murongo waho wa 13. Abwira umugaragu we ati mumbwirire uti dore neza watugiriye yose.
mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya, nibera mu bacu. Umurongo wa 14. Umurongo wa 14. Umurongo wa 14. Elisa ati twamugirira dute? Umugore yari yanze aravuga toya, nibera mu bacu sinshaka kumenyekana. Ariko Elisa arabaza ati twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira. Icyakora nta mwana w'umuhungu anagira. Kandi turabona kuva twagera aha nta mwana turabona, nta mwana w'umuhungu turabona muri uru rugo. Kandi umugabo we arashaje. Kandi umugabo we urabibona ko ashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba. Ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati oya databuja. Umuntu w'Imana we wibeshya umuja wawe. Oya databuja muntu w'Imana we wibeshya umuja wawe. Icyo kiragutsinze. Nta mwana n'iyi myaka, mugabo wanjye arashaje, tumaze igihe kirekire. Oya ibyo twarabiretse, ibyo ntago bikiducumuza, ibyo ni bikidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Wibeshya umuja wawe, irerekeraho twarakwakiriye birahagije. Wibeshya umuja wawe. Ariko ntabwo yabeshyaga, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Umurongo wa 15. 17. Hanyuma umugore arasama. Igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Imana itugire neza. Amen. Buya reka nkubwire, ugira umumaro mu gihe cyawe. Uyu mugore yari amaze igihe nta mwana yagiraga, ariko kuko yari afite umumaro, Imana iza kumuha umwana w'umuhungu. Nubwo yavugaga ngo ntimwibeshya, ibyo ntibyakunda, ibyo ntibyavamo. Hari ibyo ubona ukabona ntibikunda, ariko wubaha Imana. Itoze kubaha Imana, itoze gukorera Imana, itoze kubana nayo, itoze kuba umuntu w'Imana. Ibintu byose Imana izabyikorera. Imana rero itugirire neza, Imana idushyigikire. Urumva hari ibintu bikugoye, urumva hari bitashoboka, umaze igihe mu rugamba, itoze kubaha Imana, itoze kuyikomezaho. Imana yo yubaha, iyaba ingingo yakurengera, yajya mu byawe, yagushyigikira. Itoze kubaha Imana, ibindi byihorere, Imana izabikugiriramo. Rero mureke, Imana ikeneye ba Elisa bafite umumaro. Imana ikeneye ba Elisa mu rugo rwawe. Wari ukeneye kuba Elisa mu itorero, ukaba Elisa, ukagira umumaro, ukavugana n'Imana. Imana ikaba inshuti yawe, icyo ukubwiye kigasohora. Urakoze Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Tubonye uyu mugore wishyuriye umwenda kubera yuko umugabo we yubahaga Imana. Tubonye uyu mugore w'umushunemukazi wamuhaye umwana w'umuhungu kubera ko yubahaga Imana. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti, reka abantu bakubahe, reka abantu bakwikomezeho, reka abantu bakomere no ku munsi mubi, abantu bakomeza umutima. Hari abacitse intege, hari abumva nta nzira, hari abumva bidashoboka, ariko bidashobokera umuntu ku Mana birashoboka. Muririmbyi yaravuze ngo igihe abantu babona ngo ko bidashoboka, ngo nibwo ujye ukora. Igihe abantu bavuga ko nta nzira, icyo gihe urazica. Igihe abantu bavuga ko bitazakunda, ku muntu kubaha birakunda. Urakoze Mana, shyigikirira ijambo, hagira umuntu kubaha, hagira umuntu kugarukira, hagira umuntu kwikomezaho. Sengera abantu barwaye, sengera abantu basubiye inyuma, sengera abantu bacitse intege, sengera abantu babivuyemo. Mwuka Wera yongera bararike, basubire mu buntu bw'Imana. Shyigikira ijambo ryawe Yesu, kandi risohoze icyarizanye. Mu izina rya Yesu, buri umwe wese umugirire neza, buri umwe wese umwiyereke, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Yari Gatera Josse guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibishimire.
Philadelphia Imana iratsinda.